wamana ariko noneho u Rwanda rwa Kagame rwagorwa mwo kabyara urandebera uyu mwana w'umukobwa mu nzira neza yambaye ubusinege ziri hejuru ubuse mwo kabyara mwe n'ubukene yambaye umwenda wa murumuna we wakanyagwa we umwenda wamucikiyeho ariko mwo kabyara yewe mwa yewe mwo kabyara none se atizanye na murumuna we ese byamucikiyeho nakanyagwa oya ariko nago mwe hari giteye nitwaje hano ariko kato yewe mwa umva ni wowe garuka hano rero mwo kabyara hafi twaro Waichimze mbaye nabonaga wambaye ubusa ndakwambika ngaho komeza ugende maze hepfo y'urusengero hariya rw'abadeperi ako gatenge uzakazane naku nari nkatwaye ngashyira umuntu uzakazane ariko we kugenda wambaye ubusa kenyera abasaza bikigiye mwabaye gute ubusi kiri igicuri kumereza utambwira ko ari wabigambiriye kwambara nta n'isoni urafata ikanzu nziza gutyo ukaza ukayihishisha icyo kintu ubusi cyo ni igicuri kumereza urashaka kumbwira ko wari wabiteguye wayibonye ego wamana mbwira niko wari wabiteguye ego ko ayo none se wagatwa we wavuyeyo mu rugo babibonye se ufite ababyeyi se rekera ikanzu naba nambaye gutya wabaye yunguriye akuzi ko abantu bikigiye musigaye mushira isoni ubusugo n'urucyo warukize ubwo je nawe ushira isoni ninde ugenda yambaye ubusa ndebere harya sugonya kubyara we umusore azarambagiza afite amatsiko hawe ndebere nege ndebera amavi ndebere ako umusazi muye nawe ntabwo ari ariko ababyeyi b'iki gihe twaroho ese uzahura n'umwana w'umukobwa ari umusinzi uhura n'undi yambaye ubusa ayiwe turagana he abarokare bavuga Yesu wagarutse ugakuraho bino bintu mbega umusaza mze yewe ndakurenganya ariko ntabwo uzayiterambere rigeze reba imyenda igezweho ureke ibyo ngibyo nawe ubundi se yewe